Urakaza neza hano kuri Key-Message 250. Turakurarikira kubana natwe ugakurikirana iyi nkuru yose. Ni inkuru y'urukundo irangira. Umukunzi wacu yaratuganirije. Iyumvire nawe. Hari mu mwaka wa 2013. Nari umukobwa w'ingaragu kandi ukuze kuko nari ndangije kaminuza. Gusa nta kazi nari mfite. Ababyeyi banjye bari barambwiye ko ntagomba kujya mu rukundo ntarabona akazi, ko ngomba kwicara nkabanza ngashaka akazi maze nkareba icyo nakora kugira ngo niteze imbere, maze ibyo gushaka bizaze nyuma. Bityo nirindaga kujya mu rukundo urwo ari rwo rwose, nageragezaga kwigengeserera, gusa nari mfite abasore b'inshuti zanjye zisanzwe. Muri izo nshuti hari harimo umusore witwa James. Uwo James yari inshuti magara kuko twasangiraga kabisi n'agahiye, mubwira buri kimwe cyanjye. Gusa nawe yambwiraga byose adategwa. Yari umusore w'inyangamugayo. Uyu James rero ati byagenze gute? James umunsi umwe yarampamagaye kuri telefone, arambwira ati urabizi ndagukunda cyane, maze njye mbura icyo mvuga. Kuko yari inshuti yanjye nta kindi natekerezaga kijyanye n'urukundo. Naramubwiye nti ibyo ni ibiki James? James rwose mbabarira, ubu ntago niteguye kujya mu rukundo. Namubwiye ko niteguye kujya mu rukundo biramubabaza. Ambaza impamvu, ambaza nimba mukunda. Mubwira ko ibyo ntabitekereza ndetse ko rwose ntabitekereza mbabarire cyane. James rero we byaramubangamiye ibisubizo byanjye byose. Akomeza kunyinginga ambwira ati nyaboneka nkunda nkuko ngukunda, maze njye numva birushijeho kumbangamira. Kuko nta gahunda nari mfite, nta nubwo nari narabimubonyemo ko namukunda, ko twakundana nk'ibyo. Numvaga ari inshuti nziza kandi isanzwe, ariko ntacyo yari abaye nyine. Uwo James rero yakomeze kumpatiriza, maze nkomeza kumukanira, ndetse uko akomeza kumpatiriza ariko numva bigenda bindurira muri njye, maze ndamukupa. Gusa hashize iminota mikeya narongeye ndamuhamagara ndamubwira nti James we urashaka iki? Wambabariye cyane, turi inshuti zisanzwe, nimba wumva ari ibyo ushyize imbere ntabwo tuzongera gukominikana. Bityo rero nimba wifuza ko twaba inshuti zisanzwe, shyira agapira hasi, shyira urukundo hasi. James yarambwiye ati okay, reka tubireke dukomeze umubano wacu usanzwe. Nimba utankunda. Arambaza ati se haba hari undi ukunda? Mubwira ko ntawe, ndetse no muri ubu buzima ndimo nta gahunda mfite yo kujya mu rukundo, ko hari byinshi ngifite byo gukora. Maze James arababara cyane arambwira ati ahari mu mutima wanjye wasanga harimo undi. Nuko kuva uwo munsi James twagendanye nk'inshuti zisanzwe, ariko uburyo namwisanzuragaho biragabanyuka kuko yari yaratangiye nyine kuzana ibyo gutereta. Uyu James naje kumusaba ko atagomba kubwira inshuti zacu ko yanterese, bityo ko bigomba kubibanga hagati yanjye nawe bikaguma aho ngaho. James yaranyemereye, arambwira ati nta kibazo, rwose ni ibintu bisanzwe, nta muntu nzabibwira ntugire ikibazo. Hashize iminsi James nari nzi ko atazongera kubimbwira. Arongera arambwira ati mbabarira, nyemerera, ndumva ndemerewe cyane, ndumva kubaho ntagufite bimbangamiye, ndakwinginze nduhura. Maze James musubiza n'umujinya ati James ndakwiyamye. James yarababaye cyane, abona uburyo mushubije, abona nta rukundo mfite. Arangije yahise ambwira ati okay, ni byiza, ati nk'umuntu urangije kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga, reka nkomeze ubuzima bwanjye nshakishe ndebe ko nakwiteza imbere, ubwo ibindi ntacyo bintwaye. Nuko ndamusubiza nti okay, ni byiza, ngaho tangira. James yarababaye, nuko kuva uwo munsi sinongeye kumubonaho. Yewe na Facebook yakoreshaga na WhatsApp byose yarabisibye, sinongera kumubona. Ndavugana hari James byagenze gute? James yaragiye, sinongera kumubona, yewe no muri uwo mujyi twari dutuyemo ntago nigeze nongera kumuciryera no kumva amakuru ye. Nakomeje ubuzima bwanjye nk'umukobwa nyine, naje kubona akazi. Nuko mu rugo rero mukuru wanjye aza kubona umugabo, aza gukora ubukwe, rwose bwari bwiza cyane, yari yishimye n'umuryango wanjye wishimye.
Kuri uwo munsi yahawe ijambo maze avuga amagambo akomeye, avuga uburyo umukunzi we yamubaye hafi kuva mu ntangiriro z'urukundo kugeza ubukwe bubaye, amushimira uburyo yamwitayeho kuva kera kugeza n'icyo gihe. Nuko ababyeyi banjye bari bishimye cyane n'umuryango wanjye muri rusange, naho ubwo njye mu mutima natangiye kwibaza ibintu byinshi bibura gica. Naragiye ndasinzira, mu ijoro hagati nka 7:30 narakangutse mbura ibitotsi, ndangije ndibaza nti ibi ni ibiki? Naricaye ntangira gutekereza James, nibuka uburyo yankundaga n'uburyo yanyitagaho, naho njye nkamusuzugura, nkamuca amazi mu mvugo z'ab'iki gihe. Nigize ishyano, mbese numva birambabaje. Ndavuga nti byibuze iyo ndeka no kumuca amazi nkareka kumubabaza bingana kuriya. Iryo joro ryose narababaye, nuko ngiye kumva numva amarira araje, ndarira numva ndababaye cyane. Ariko hashize iminsi mikeya ntangira kwibaza ese ubundi James namukura hehe? Naratekerezaga nkabona kumubona bigoye, ndavuga nti wamunyerekaho inshuro imwe byibuze nkamubona rimwe gusa, ariko nkamusaba imbabazi z'uburyo namwihenuyeho. Numvaga naramubabaje kandi yari umusore ukuze utakwiye kubwirwa amagambo nk'ayo namubwiraga no kumuca intege, mu gihe we yambwiraga ko ndi ibyishimo bye by'ahazaza, nyamara njye simbibone, nkamuca amazi. Hashize iminsi rero, nuko hashize iminsi mikeya, mu gitondo kimwe nicaye ngiye gufata ifunguro rya mu gitondo, nigiriye inama y'uburyo nabona James. Nuko umunsi umwe njya kuri Facebook, mfungura account itazwi, nyitirira irindi zina ku buryo nta muntu wamenya. Ndangije naka James friend request, ngiye kubona mbona koko ni James. Nyuma y'igihe kinini yari yarasibye account ze, mbona yaragarutse. Ndangije mwaka ubucuti kuri Facebook, ngiye kubona mbona nawe aremeye. Hashize iminsi ntangira kujya mucokoza mubaza amakuru atandukanye, ese atuye hehe, akora iki, akorera hehe, nuko ambwira amakuru yose uko nayamubajije atazuyaje. Yari umusore w'inyangamugayo kandi wubaha. Maze gukusanya amakuru yose amwerekeyeho ndayabika. Nuko umunsi umwe hari 2:30 za mu gitondo, ubwo nari nicaye ngiye gufata ka cyayi, ndatekereza ndavuga atari ku James ko maze kumenya aho akorera, uwafata umwanzuro nkajya kumureba. Nabitekerejeho, umutima ukambwira atari kuri umusazi, maze uwundi ukongera ati hoya humura ni ibintu bisanzwe. Genda umurebe umusabe imbabazi, genda umurebe umenye n'amakuru ye. Naratekereje cyane maze mfata umwanzuro ko ku munsi ukurikiye nzajya kumureba. Yari atuye mu ntara, gusa ntacyo byari bintwaye. Naragiye njya Nyabugogo maze nkatisha imwe muri agence nyine njyaho yarari. Ndangije barankatira. 4:30 nari mugezeho, nari ngeze kuri office. Gusa nawe nyumvire, nari nitwaje indabyo, nitwaje na shokola. Ndangije ndakomanga. Nuko nari mfite ubwoba, umutima uri guterera muri rimwe. Ariko James ntiyazuyaje, yarafunguye maze ambonye agwa mu kantu. Ati bite byawe? Ati iminsi myinshi. Ndangije ndamusuhuza, arangije arambwira ati karibu icara. Ndicara. James arangije arambaza ati amakuru yawe ko nari nguherutse? Ndamusubiza nti ni meza cyane, nk'uko bireba umeze neza. James ati ugeze hano gute? Ati sinari nguherutse, sinanatekerezaga ko waba ugeze hano. Nuko njye n'amasoni menshi ndamubwira ati namenye ahantu ukorera, ndangije nifuza kuba naza kukureba. Undi ati wabibwiwe n'iki? Ndamubwira ati muri iyi minsi se ntubizi, ntago amakuru yawe nayayoberwa James. James yarambwiye ati none se uragenzwa n'iki? Mu myaka yose nishize ntabwo nakubonaga, yewe sinari nguherutse, bimeze bite? Nuko ndangije ndamubwira ati naricaye ndatekereza ubuzima twabanyemo, mbona ari byiza ko twakongera guhura tukaganira. Ndangije ndamubwira nti James, naratekereje nsanga naraguhemukiye, nagiye nkubabaza kenshi kugenda ungezaho ibyifuzo byawe. None aka kanya niko kari kageze kugira ngo nze imbere yawe ngusabe rwose umbabarire, nkwiseguyeho kubw'amakosa nakoze mu hashize. Nuko James arambwira ati yo ntacyo bitwaye,
yewe biriya byari bisanzwe, ati nta kosa wari ufite, yewe naragukundaga wowe utankunda, nta kosa rero wari ufite kuba wamakanira urukundo kuko bitari bikurimo, yewe ikindi kandi nari umwana, nanjye nari mfite amizero y'uko kugukunda ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwanjye, ariko naje kumenya ubwenge, burya ubwo wampakaniraga nahise mfata umwanzuro wo kubirengaho maze ngakomeza ubuzima, ntekereza ku muryango wanjye, ntekereza akazi, ntekereza icyo nakora kugira ngo niteze imbere, yewe ahubwo wambereye ishuri. Nakomeje ubuzima bwanjye nza gusanga amizero yanjye ari mu hazaza, rero ntugire ikibazo. Ati se wowe amakuru yawe, atuje kundeba, ni ubukwe se mama, wasanga ufite ubukwe ukaba uje kuntumira. Ndangije ndamubwira nti oya, ntabwo ari ubukwe, nari nje ari cyo kinzanye, nuko ndamubwira nti ariko nanone se ubukwe si bwiza. James yahise ambwira ati none se ufite umukunzi? Ndangije ndamubwira ati nibyo ndimo, ariko mfite ubwoba ko umuryango wanjye uzongera ukabyitambikamo nk'uko wambereye. James arangije arambwira ati hoya, genda ubwire uwo musore mukundana, umubwire byose uburyo umuryango babifata, maze muganire mushyire hamwe mwubake ahazaza hanyu. Rwose uwo musore afite amahirwe kuba abonye umukobwa mwiza nkawe. Ndangije ndamubwira ati nibyo, ndamubwira ati James, nibyo narinje nsanga hariya muri jaride ya ofisi yawe maze tuganire. James arambwira ngo iki ngusange hariya tuganire, none se urashaka kumbwira iki? Arangije agwa mu kantu yibaza ibyo ngiye kumubwira biramucanga, arambwira ati okay, ndaje mu minota 2 ndaba nkugezeho, ngaho ugenda ube wicaye. Narasohotse ndagenda mba nicaye muri jaride. James yari afite ibyishimo byinshi, arangije ajya muri kantine agura ibiryo, agura ji ndetse n'amashokora, arangije aza nsanga aho nari nicaye, maze nkimubona aza aseka nahise mpaguruka ndamureba, maze kumureba musanganira nirukanka, arangije arampobera, nuko ndangije ndicara ndamureba ndamubwira nti James, narinje kukureba, ibyo wambwiraga nibyo byari binzanye, nanjye narinje kukureba. James yisetsa cyane ati ni iki wari uje kundebera? Nahise mfukama ndamubwira ati James, uremera kuzambera umukunzi w'ubuzima bwanjye bwose? James yaguye mu kantu yibaza ibimubayeho, maze arambwira ati niko, wabitekereje gute? Ndangije ndamubwira ati nsubiza byi. James yahise amagurutsa, arangije arampobera cyane, maze aranyongorera ngo nari ngukumbuye cyane, ati ni wowe uri mu mutima wanjye, ati kandi aha hantu niho uri, aho uri kumva niho uri. Yarampobeye cyane arankomeza, akomeza ambwira ko ndi mu mutima w'iteka ryose. Ndangije ndamubwira ati James, wemeye? James arambwira ati yego sheri. Ndangije nahise numva ibineza mu mutima wanjye, nuko numva ndishimye cyane birenze. Kuva icyo gihe, kuva ako kanya James yarishimye, ahita afata telefone ahamagara mushiki we, maze aramubwira tuzi ibimbayeho, ati amubwira inkuru yose, maze mushiki we arishima cyane, aravuga ati Imana ishimwe. Kuva ubwo njye na James twahise dukomeza urukundo rwacu. Aho ngaho urukundo rwanjye na James rwatangiriye mu busitani bwa ofisi ye.